uyu musore wari ukiri muto cyane wavutse mu 2005 witwa Ishimwe yiyahuye mu buryo butunguranye amanutse kuri etage. Ni inyubako ndende izwi cyane nko kwa Makuza ariko yaje kugurishwa ubu ngubu bifitwe n'abandi bashoramari. Kuri iyi nyubako rero habereye insanganya, nyine bavuga insanganya cyangwa isanganya, ntabwo nzi ijambo rya nyaryo. Iki kibazo cyabaye mu masaha asatira saa 10 aho abaturage barurujya n'uruza mu mujyi wa Kigali batunguwe no kumva iyo nkuru ivuga yuko uyu musore witwa Ishimwe Thierry yiyahuye ahanutse mu igorofa ya 13 mu nyubako iri mu mujyi rwagati ahazwi nko kwa Makuza nko nimbe babwiye. Hanyuma yasize yanditse baruwa. Hanyuma imvaho nshya hari inkuru banditse isobanura neza ukuntu ibintu byagenze. Kuri iyi baruwa abantu bamwe bagiye bavuga ibintu bitandukanye, ibyinshi bitari mu kuri. Harabavugaga yuko ngo yari afite umukobwa bakundana, hanyuma umukobwa aramubenga ngo aza kwiyahura, ariko byaje kugaragara yuko ibyo ngibyo ari za speculation cyangwa se impuha ziba ziri ku mbuga nkoranyambaga. Bavugaga yuko ngo umukobwa ngo yamubenze ngo ariyahura ngo afata umwanzuro wo kwiyambura ubuzima, ariko sibyo. Gusa ikinyamakuru Imvaho Nshya muzi yuko n'ubundi bajya bavuga ngo amakuru y'imvaho, ikinyamakuru Imvaho Nshya kuri website yacyo cyanditse inkuru irambura iby'urupfu rwa Ishimwe Thierry. Ni inkuru ibabaje cyane, inkuru iteye agahinda kubona umwana muto w'imyaka 20 yiyambura ubuzima akazamuka muri etage akafata umwanzuro wo gusimbuka agapfa. Ni ikintu giteye agahinda cyane. Iyi nkuru rero iravuga ngo ku mugoroba wo kuri wa gatatu tariki ya 4 Kamena Ishimwe Thierry w'imyaka 20 yamanutse mu nyubako ndende ahazwi nko kwa Makuza mu mujyi wa Kigali yikubita hasi ahita apfa. Bikekwa ko yaba yiyahuye. Nicyo kintu gikekwa. Impamvu bavuga ko bikekwa nuko bitaremezwa na laboratoire ikoresha ibipimo bya gihanga. Hari laboratoire bako Kacyiru ipima imirambo cyangwa se ifata ibimenyetso byifashishwa mu butabera, ni igomba gupima abaganga bakanzura cyangwa se bakemeza icyateye urupfu. Icyabayeho umuntu yapfuye, ariko icyatumye urupfu rubaho nicyo kitaramenyekana. Bivugwa ko yamanutse mu igorofa ya 13 nkuko byemejwe n'umuvugizi wa police y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali, CIP Werarise Gahonzire, nkuko Imvaho Nshya ibitangaza. Hanyuma mu kiganiro kigufi yahaye Imvaho Nshya, CIP Gahonzire yavuze ko ibyo byago byabaye saa 9:10. Bikekwa ko nyakwigendera Ishimwe Thierry yaba yiyahuye biturutse ku nyandiko yasanganywe. Muri iyi nyandiko yasanganywe rero harimo iki gikubiye muri iyi nyandiko yasize yanditse cyangwa se aka gapapuro iperereza ry'ibanze ryamusanganye. Uyu muvugizi wa polisi CIP Gahonzire yagize ati mu kiganiro n'Imvaho Nshya, habonetse urwandiko rwanditseho ko arambiwe isi bitewe nuko yarayibayeho, anashimira abamubaye hafi. Polisi y'u Rwanda ikorera mu mujyi wa Kigali irakebura abaturarwanda ibibutsa ko kwiyahura cyangwa se kwiyambura ubuzima atari umuyoboro mwiza wo gukemura ibibazo, ahubwo ari ukubyongerera abasigaye. Yagize ati birashoboka ko waba ufite ibibazo mu buzima, kandi n'abantu benshi bagira ibibazo, ariko ufite ikibazo wakwegera inzego z'ubuyobozi, abajyanama, ariko ntuhitemo kwiyambura ubuzima. Ni gutyo bimeze. Uyu mujene yapfuye, yavutse mu 2005, yarakiri muto. Hatanzwe ubuhamya butandukanye. Hano mugenzi wanjye Ndahiro Valence Papi wa BTN hari amajwi yafashe abaturage akihagera uko byagenze, ababibonye, abahageze bwa mbere. Hari icyo buri muntu mu babibonye atangaza, ariko nanone ibitangazwa n'abaturage ntago biba ari byo 100%, kubera yuko ikigenderwaho iyo habaye ikintu nk'iki kijyanye n'urupfu cyangwa se ikintu cy'ibyago, ibiza n'ibindi bintu bireba abaturage muri rusange, ukuri cyangwa se ikigenderwaho mu itangazamakuru yego guhamya ko abaturage bugenderwaho, ariko uruhande rw'abashinzwe umutekano cyangwa se abakora iperereza ku cyateye icyo kintu nibo bashingirwaho mu nkuru cyane. Rero hari icyo polisi y'u Rwanda yatangaje nkuko mbibasomeye kumvaho Nshya, ariko nanone abaturage bahageze hari icyo bononeho bavuze cyangwa se batangaje mu byo biboneye. Reka dukurikire. Umuvugizi wa polisi ku rwego rw'umujyi wa Kigali CIP Werarise Gahonzire aganira n'itangazamakuru yadutangarije ko aya makuru bayamenye kandi banatabariye ku gihe. Anavuga ko umurambo wa nyakwigendera wese werekezwa mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kacyiru. Murakoze cyane. Mu masaha ya saa 9:10 umusore witwa Ishimwe Thierry yamanutse mu igorofa ya 13 y'inyubako yitwa Makuza Plaza. Amanuka rero ahita yikubita hasi, ashira mu mwuka. Polisi nari boneze tugerayo kuko dusanga umusore yamanutse iyo gorofa yikubita hasi akapfa, ariko mu myenda yambaye akaba yarafite mu rwandiko avuga ko arambiwe isi, akaba anashimira abantu bamubaye hafi. Bigaragara ko yari afite umugambi wo kwiyahura. Yego. Nuko twihanganisha umuryango wa nyakwigendera.
umurambo rero ukaba watwaye Kacyiru kugira ngo usuzumwe hamenyekane icyabiteye. Hari urwandiko bafite ari kuvuga ko ari umukobwa wamanze, umukobwa ushobora kuba yamanze yanditse n'urupapuro baragufite ari abayobozi bari kurusoma bisa nyine bitari kuba birababaje cyane. bavuga ngo hano kwa Makuza hahanutse umuntu hejuru, yego ndaje nsanga nyine aryamye ari hasi yashizemo umwuka, ni inkuru ibabaje cyane. Njye nanjye hafi hano ndi kugenda ngiye kumvaniza ikintu kikubise hasi nza nirukanga, ntageze nsanga ni umuntu uryamye mu muhanda, mu bigaragara ko yarangije gupfa. Yari umusore. N'ibintu bibabaje, mu by'ukuri n'ibintu bibabaje kuko uribaza mu bigaragara n'umutoya pe, uyu muntu azize iki, habaye iki gituma umuntu yambuka ubuzima, birababaje. Umuntu yiyahuriye, hari umuntu wari yiyahuriye uzi ko nyine yikubise hasi, nanjye nasanze ari hasi, namubonye ari hasi yituye hasi nyine, amaraso yari kuva mu mazuru uje mu matwi n'amano ze n'amagufwa yari yataritse. bakomeza bagaragaza ko ibyakozwe n'uyu musore bidakwiye ko kwiyahura si cyo gisubizo cy'ibibazo waba ufite ibyo ari byo byose, bakavuga ko hagakwiye kuzajya hashakwa ikindi gisubizo mu gihe uba ufite ibibazo ubona byakurenze. Wacu ntabwo ari umuti w'ikibazo, byagakwiye wenda kuvuga ikibazo afite, wenda akaba yagishyiraho mu muryango ikaba yagikemura, ntabwo kwiyahura ari umuti w'ikibazo. Indwara zo kubona ariko nyine ntabwo ari umuti w'ikibazo, nubwo hari n'ibibazo tuhura nabyo bita n'ibyo wenda yaba afite, ariko ntabwo ariko twese twakiyahura. Hari igihe umuntu aterwa n'uko umuntu afite inshuti zitari zo zabasha kwakira ibibazo afite, ariko umuntu adafite umuryango wabasha kwiyumvamo, bigatuma bafata umwanzuro ku giti cye cyo kuba yahura iki gikorwa n'iki kigarutse kubera ibibazo byaba byamurenze. Nese ariko tubona twese nyine natwe biraducanga cyane, ku mutekano ukomeye cyane ku makora bakashyira cyane, n'abajya binjira bakabasaka bakabanza bakabareba bakamenya ikituntu binjira ahantu kuko urabona ko biteye ubwoba n'ibintu byose. Nyine akenshi usanga buri umwe wese avuga uko ari kubitekereza, ntabwo wamenya ikibazo nyine. Hari igihe abantu baba bafite ibibazo byinshi akumva ko igisubizo cyabyo ari ukwiyahura, ariko siko biri. Ikintu badufasha agatangaho nyine ni ukongera umutekano mwinshi muri ino nyubako, sekirite nyinshi. Ariko se nibagize ubwenge bwo gufata urwandiko akandika, yarafite no gutekereza ko icyo kibazo gituma yiyahura, akavuga ati ubuzima burakomeza, nta kibazo na kimwe cyatuma umuntu yiyahura kibaho. Hanyuma nanone hari ibindi bintu byigeze kubera ku nyubako yo kwa Makuza. Ntago ari ubwa mbere habereye igikorwa cyo kwiyahura cyangwa se kwiyambura ubuzima. Muzi neza ko mu kwezi kwa 9 2019 ndabyibuka niyo nkuru twarayikoze, habaye nanone ikindi gikorwa nk'iki kibi cyambura ubuzima umuturage w'u Rwanda, aho umukobwa yazamutse muri etage yo kwa Makuza, muri yitwaga icyo gihe Makuza Peace Plaza, ndumva ubu izina ryarahindutse. Uwo mukobwa yahise azamuka etage yitwaga Hatangimana Scholastic. Uyu Hatangimana Scholastic icyo gihe yiyahuye ku itariki 7 Nzeri 2019. Nawe yarazamutse, ngira ngo niwe wa mbere wahiyahuriye afata umwanzuro wo kwiyahura. Nabwo icyo gihe mu itangazamakuru byaciye igikuba cyane, abantu banagaruka cyane babigarukaho bavuga ukuntu ngo icyatumye yiyambura ubuzima cyangwa se icyatumye yiyahura icyo gihe bavugaga yuko ngo ari umusore bakundanaga wari wamubenze nawe afata umwanzuro wo kwiyahura. Abandi bakavuga yuko yarafitanye ibibazo by'amakimbirane n'umuryango we kuko ahantu yarererwaga, bityo akaba yarafashe umwanzuro wo kwiyahura. Ariko icyo gihe mu itangazamakuru abamureraga by'umwihariko nyirasenge w'uwo mukobwa wasimbutse umuturage wa Makuza Peace Plaza hamwe n'umugabo we, icyo gihe batangaje yuko hari icyo bavuze. Icyambere bavuze yuko batunguwe kuko uwo mwana ngo yarafashwe neza mu muryango kuva yabura ababyeyi muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1990
na kane. Icyo gihe murabyibuka bavuga mu itangazamakuru bavugaga ko ngo Scholastic yafashe umwanzuro wo kwiyahura kubera ko ngo yagiranaga amakimbirane n'abamureraga. Hanyuma umuryango we uza kunyomoza uvuga yuko nta kibazo na kimwe yari afite mu muryango. Ikindi kandi nibyo avugaga yuko ngo hari umusore watumye yiyahura, nabyo hari icyo umuryango we wabitangajeho. Scholastic hatanga Imana bakundaga kwita Skora yiyahuye yasimbutse mu igorofa rya kane. Icyo gihe yamanutse mu igorofa rya kane y'inyubako ya Makusa Peace Plaza tariki ya 6 Nzeri 2019, akaba yarahise ajyanwa mu bitaro bya CHK. Icyo gihe bamujyanye ataranashiramo umwuka, bamujyanye nyine agihumeka, abaganga bagerageza gushaka uburyo barokora ubuzima bwe, ariko bakihagera yahise yitaba Imana. Hanyuma ashingurwa ku itariki ya 10 Nzeri 2019.